Yo wagwan. ngo bimeze gute? Meze neza ngo mpamagaye kangahe kandi ntigeze mbibona ngo igikoma dumba. Mvuye hano Umura ushaka nguzi umushuti wanjye twa Junior ampaye igikoma dore agakoma. yagitetse se? Ya, nagiye ahita nekera igikoma ankorera na capati. Umeze neza du, umeze neza. Igikoma na capati. Mhm. Badi reka nkuregere umuntu witwa Kasuku. Kasuku arimo aragenda asebya izina ryawe. Byanje. Kasuku ejo yarampamagaye. Arambwira ngo Dumba Badi niwe muntu w'ikigoryi nabonye ku isi y'Imana. Okay. Mba nkubiswe n'inkuba. Kavukire. Ndabaza Kasuku ni iki? Ibyo bintu muravuga ni ibiki? Ngo Badi niwe muntu w'amadolari. Ngo niwe wa muntu wa mbere wakoze iki? Wari wagiye, wari wakatitse. Ngo Badi niwe munyarwanda wa mbere yabonye miliyoni y'amadolari. Urumva? Nagabeshye. Ngo azi Kigali. Ndabaza ati ndamubwira ati ngo nemera nk'uko uri muremera ati ngo mbaza ngo yayikozemo iki. Ndabaza ati yayikozemo iki. Arambwira ati yaguze ibyuma bya sonorization. Yewe sinumva neza igifaransa ngo sonorization. Ndavuga ati sonorization bimenyesha iki? Okay. Ndabaza ngo sonorization bimenyesha iki? Arambwira ngo ni bya byuma nyine wakundi kiba kivuga ngo ni bya byuma nyine ngo bakoresha ngo kugira ngo bakore amakonseri ngo bakore iki. Ndambwira ati okay. Ngo arambaza ngo mbaza ngo yabikodesha ngahe. Ati yabikodesha ngahe. Ngo yabikodesha ngo miliyoni 20 icyumweru se yari kuyabona. Ngo nawe mbwira. Ngo rero ngo Badi ikintu yakoze ngo yahise avuga ati iyo price sinyivaho. Ngo akomeza kodesha ngo abantu ewana ngo abura umuntu numwe ngo wakodesheje ibyo byuma. Nanjye ndavuga ati niki cyakurikiyeho? Ngo ati ngo Dumba ngo niba ushaka kumenya icyakurikiyeho ngo niki. Ngo yahise afata ngo umugore we niba yarambwiye ngo warasohokanaga ngo na Nina ngo muri Cari ngo bakazajya bicara ngo Badi yazindutse mu gitondo ngo na Nina ngo bakazajya bicara ngo ibyuma ngo bakabishira hariya ngo bakicara na Nina ngo bakazajya babandi ngo babyivugiriza ngo afite. Yes. Ngo Badi ngo bakazajya babyivugiriza ngo bakabyiyumvira. Nabwo Kasuku urambeshya ngo byarangiye gute? Ngo byarangiye ngo Badi ahombye ngo asubira muri Amerika. Ati ni nayo depression afite ubu ngubu ngo Badi aguma avuga ubu ngubu ngo akavuga ibingibi ngo Badi drama Dumba ngo nicyo kigorye cya mbere cyabayeho mu mateka ya showbiz. Ayo ni amagambo ya Kasuku. Njye sinjye ndi coding nakabaye nta muri coding. Ngo miliyoni y'amadolari mu myaka 3. Ngo Badi yari cyakora arabeshya. Nabihaye abanyarwanda. Njye amafaranga yanjye ndayatanga. I swear to Badi mbwira uretse domain ni ikihe kintu wakoresheje miliyoni y'amadolari ukuyemo domain? Reka nkubwize ukuri. Amafaranga yanjye va n'icyo gihe ugere n'uyu munsi uyu turiho. Amafaranga yanjye ntago menshi ajya mu bikorwa kuko njyewe ntago njya mbirivingira ko navukiye mu kubaka cyangwa kugira ibiki. Njye numva mbirivinga mu gufatana urunana kugendana n'abantu. Amafaranga yanjye menshi agenda muri mobile money niko nabyita. Mobile money na cash ndayatanga pe. Ariko kuyatanga ntago mbyuka ngo njugunye bro. Ndafasha numva ari umusaraba mfite. Nini iri jambo ngiye kubwira akakanya hari interview nigeze nkora ku gihe mvuga ko mu bintu bya mbere byamvanye muri Amerika nirukanka njya kureba papa wanjye atarapfa kujya adashira mu mwuka harimo kumubaza icyo kibazo narakibaje papa wanjye. Nambwira ko ngiye kuzapfa n'umwe mu bantu bameze nk'abakene
mu buryo bw'ibintu kubera ko nita ku bantu cyane kandi at the end of the day nanone abantu bakampindukirana na backfire meze nkaho bagiye nko kunyica kandi ari njyewe ubakorera buri kimwe usa nkaho wakoze nabi kandi wowe uzi ko wakoze neza. Bikaba n'ubugambanyi. Hari abatabyishimira agashaka kumenya ayo mafaranga ubundi uduha uyakuraho, agashaka kuba yakuvuga nabi, yanakwica, yanakuroga, yanagira n'ibiki. It's like kandi umufasha ngewe ikibazo mfite mu buzima bwanjye Dumba sinzigera nguhisha ni imibanire yanjye n'abantu, uburyo abantu mba numva n'abana nabo cyane. Abantu ntago njya mbahisha imbere n'inyuma hanjye, imbere n'inyuma hanjye. Ikindi kugira ngo ngufashe ntabwo bisaba ko nkuzi, no, ndabyuka nkabona message nk'umuntu ugasanga ari CH kabro koresha amafoto kuri Instagram, arabaza amaze nk'amezi 6 nta muntu wiwe wamugeraho. Nese umuntu utamuye amafaranga wakora iki? Mbwiza ukuri. Wallahi ugomba kumamagara. Ariko badi reka nkubaza, ngiye ibibazo byagira biri straight gutya. Badi warakennye. Reka nkubwiza ukuri. Ntago nakennye. Ntago nakennye, ahubwo mbona narateye imbere ku rwego nishimira. Nishimira. Okay, gukena niki? Gukena ni ukuba wari ufite amafaranga ukazinduka mu gitondo akaba ashize yose, ikintu nka domain watangiye cyazimye, cyashize, bambanda birute, banuza bagiye, uwitwa Marina ngo yagira agahungu kagiye kaguma kamuswera ko mu Bubiligi nako kamutesha umutwe, ibintu byose ibintu byaye byose bigapfa, ibintu byaye byose bigapfa. Bad ubwo si ubukene. Niko tubibona bad. Anyway, iyi topic okay Dumba, muri iyi topic ntago ndi bukugire muri detail ko mfite igihe cyo kuzayisobanura, sino yanzanye naje cyane kuvuga ku mpamvu maze iminsi posting ibintu biri weird, you know what I mean? Ni mpamvu nicyo nari ngamije cyangwa uburyo byatangiye ndi bunakorane nawe kugira mbisobanure then that's it. Ariko kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo gukena ngo kwa demeni cyangwa ngo warayitaye ngo uriruka n'ibiki ubivuze gutyo byagaragara nkaho nyine demeni yarakennye urayita urirukanga. No, it's not. Dureka nkubwiza ukuri, aka kantu nkakwibwiriza ukuri, sibyo? Yego, ndi umuhungu ukiri mutoya, ntabwo nduzuza imyaka 40, ndayuzuza very soon, urabyumva, sibyo? hari umukobwa navuye njyewe hari umukobwa yabimbwira ati ewana jewe nari amaturu na badi akiri umwana w'imyaka 29 mbazebazemo ubu ngubu 40 ntabwo arayikwiza. Ndavuga ati okay, nitamuga ati check mbese aho numbeshe kabisa. Oya 40 ntabwo ndayuzuza, nzayuzuza mu myaka nk'ibiri iri kuza, and then target yanjye nayo mfite ku myaka 40 niyo ndi gukorera. Ko ngiye buri kintu cyose nkingiha amatarget n'amatarget. Cyo nshaka kubwira ndabikubwira wenda nirukanka Dumba, buriya demeni nyishinga indoto nako mvuka, indoto zanjye zari kuba muri Amerika. Iyo rero bijya binansaza iyo umuntu ari kuntuka wenda nivugiye ngo ndi umunyamerika n'ibiki bro, iyo mvuze ngo ndi umunyamerika ni ukuba proud ya achievement yawe. It's a dream. It came true. Ntabwo ari ukwirata, ni just it's a dream come true. No, biratandukanye no kwirata. Ari ukwirata nagenda gufotora amazu, nkafotora amabunda, nkafotora no. Kubyuka nkakubwira ngo I'm American bro, it's like ariko reka nkubwire my friend, nta muntu uzi neza identity yanjye, uburyo navutse n'uburyo nakuzemo. Ngeyo ndebye ibintu nagezeho nibyo nuwo ndiwe, ni ibintu kuri nge mbona ko byavuye kuri zero. Nta muryango ngira mvuga ngo wamfasha akaboko, umuryango ukuvuga umuryango ushoboye ugize iki, umuryango wanjye ni mwiza ndawukunda, ntago ari inshuti zamfasha akaboko, ntago ari amashuri menshi yamfasha akaboko, urabyumva? Nta muvandimwe cyangwa nibiki gukorera kuri dream zanjye nkagenda nzidevelopa nkazigeraho. Urumva? Gukora dream zanjye nkagenda nzigeraho. So nk'aka kanya wenda nk'umuntu wadusobanura ikibazo impamvu badi ari muri Amerika ni nka Rwasa yitabye Imana, burangira trauma z'abantu banjye bagiye bapfa, bazi my journey, bazi urugendo rwanjye, you know what I mean? Nka Rwasa buriya demeni ngiye no kugusubira mu magambo make muri strategy. Imba warabonaga strategy ya demeni uburyo yamendaga nzana aba manager bahenze,
nkaba Rwema nkaba Aristide ngenda nzana abantu nkaba Rwasa hafi aho ngira ibiki iyo technical team nubakaga nuko nari mbizi ko mu gihe gito cyane ngomba kujya muri Dream ko nashatse amaviza ya Amerika ngiye ndi muri Demene manager wanjye nyibona niwe wambwiye Rwema uzamubaza avuga ati so ya gahunda yawe irarangiye ngo ibi byose ugiye kubyibagirwa ugiye kujya mu ndoto zawe ndamubwira bro tujye tubwizanya ukuri abaye wowe mfasha akagatabo nkakaguha ako Rwema buri kintu cyose amanaginga kiragwa era kumanaginza uragwa managinga shadi mu birarangira Rwema bitugani baramuroze cyane ako kantu nako zakagusubiza biravuye buriya ibintu byo mu Rwanda special muri entertainment uburyo bwose wa managinga bigomba kugwa uko byagenda rwose amafaranga yose waba ufite amafaranga yose waba ufite hari aho utagomba kurenga njye nagize ngo umurebera kuri bageizi bamaze imyaka 50 muri industry biterwa na geography y'igihugu ukoreramo ahantu uri uburyo ibintu bikorwa abandi iyo myaka barayimara bakaba n'abantu b'ibitangaza batangaje ariko muri showbiz muri industry yacu ubu uri umu entertainer ku giti cyawe nk'umuhanzi ubu uri umushoramari abashoramari bo bararamba urugero wenda nakwereka nk'aba Bubu bararambye mu mafaranga no mu muziki urabyumva ariko njya mbibona rimwe na rimwe mwana bikomye nawe uzari nta kindi muba mupfana waragukoresha akakwishyura utwo tuntu mukarangizanya ukajya ku ruhande ntabwo yagufasha mu mizamukire yawe mu mitekerereze yawe mu iterambere ryawe ry'uwo muziki agukeneyeho you get it abo barinjiza pe bakanunguka ariko twebwe b'abakriyeta dushaka gufata abo bana kuva hasi umwana ukamwigisha kwambara urukweto ukamwigisha kugenda mu modoka bwa mbere ukamutwara kuri radio bwa mbere atarazana radio ziba kugira ngo azazamuka agere kuri stage yo gukorera bya bintu bikugarurire cyangwa nawe yitunge it's impossible kuko at the end of the day iyo umuntu ari kurera umuhanzi uzarebe nk'aba Jay-Z nk'abo buvuga baba barareze nk'aba Drake baba barareze nk'aba tuvuge Drake yabaga kwa Lil Wayne nka Lil Wayne n'abano bakobwa ba uyu mukobwa ari yitwa nde ukibuno n'abandi Lil Wayne aba yabafasha ari batoya akaba spendingamo imyaka 2-3 nyuma ya myaka 2-3 Drake agatanya agakora tuwa muri Canada ivamo miliyoni 100 z'amadolari miliyoni 300 z'amadolari akamanuka muri Amerika nuko akamanuka mu mijyi ya Amerika nuko Nicki Minaj hirye nuko nguko hanyuma ikindi wowe uri Kigali inyakariro uri murabinjiriza amafaranga kuri Spotify uko wumva Nicki Minaj uko radio Rwanda ya Mutranzi uko radio y'u Burundi ya Mutranzi yo muri Kongo yo muri Kenya yo muri Zambia Mozambique urabyumva ibyo bintu uburyo bo binjiza amafaranga maze twebwe turayinjiriza nitwe tuziyumvira natwe tukazumvira kuri radio direct nta na mayinite dutanze urabyumva copyright yacu hasi cyane aba consumers ni bake ubu biratangiye igihe cyanyu ntabwo byari bimeze uko nguko ariko ubu ngubu biratangiye ko bashobora kubona amafaranga muri media platforms the Ben bamuhaye amafaranga ejo bundi Bruce Melody bamuhaye amafaranga Kevin Kade bamuhaye amafaranga Chris Easy bamuhaye amafaranga Bwiza bamuhaye amafaranga abo bantu ubu ngubu ndavuga barimo bararya amafaranga y'abazungu ayo ngayo nayo nta kintu abafasha cyo ku rwego rwo kuvuga ngo azabarengereje uzi impamvu nyikubwire afashe EP bagura bari abantu bagura EP bakavuga ati duhe EP indirimbo 6 tuzayistreaminga n'ibiki twe tugwaye 40 by'amadolari you get dumba ufashe level y'umukobwa nka Bwiza agezeho uburyo akeneye kugaragara uburyo akeneye kuryamamo kugendamo ukamuha 40 first of all umuntu ufite 40 by'amadolari akeneye indirimbo iraza imwe video imwe na audio yayo byamutwaye ibindi 10,000 by'amadolari you get kandi mu mwaka arakenereye sinobetse ko kandi yahawe n'umuzungu gusa sinobetse ko Bwiza baramuhaye 500 by'amadolari ngo bishoboka iyo ni scam ni nka yandi ari umuhanzi wigeze avuga ngo yasinye miliyari urabyumva Bruce Melody yarabivuze ariko yarari barabesha nibyo nkubwira nyine 500 kuki bayamuhaye kuki kuri album kuri streaming kuri bayamuhaye kuki baramuhaye kubera yagombaga kuba babyita gute ibingibi uhagararira company ari ukuvuga ngo hajya ukaba face ya company like you become a face of a company like
sinibagiwe brand izina bakoze brand ambassador. Thank you so much. Yagombaga kuba brand ambassador ikora iki? Iyo company ntabwo yabayeho, ntabwo yagaragaye cyane. Ni nayo mpamvu Dekati yashwanye na Bruce Melody byatangiriye aho. Kwa Dekati nibyo mubwira. Hari ibintu biba bidashoboka. Ntabwo 500 by'amadolari, 500 ni almost miliyari y'amanyarwanda. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Na Diamond ntabwo arayabona. Diamond ubwe ntabwo arayabona ayo mafaranga. Arayakorera, ariko kuvuga ngo iki company kimwe cyateruye ngakira, na Diamond Platinum ntabwo arayafata. Iyo contract twayibona ni 500 by'amadolari. Ibyo bintu muri Tanzania byinjiyeyo, isi yose yabimenya. 500 by'amadolari byinjiyeyo ku muhanzi, isi yose yabimenya. Ariko The Ben bamuhaye 200. I'm not sure, ntago nabijyamo. Byaterwa amenye ngo nihe company. The Ben yo narayabonye, na receipt narayibonye. Gusa ibyabwiza nibyo nanze. Kenisoro nawe ngira ngo Kenisoro nawe narayabonye, ariko Kenisoro bamuhaye ayo ngaba, bamuhaye 20. Yabaramuhaye ko yari mugufi, sinzi. Ni make, ayo yari make. Igikuri cyanjye wajukire ngamugo jumba barira Kenisoro yavuga ndamukunda ndimwihorera. Igikuri cyanjye bagihaye ayo baresha, baramurebye bavuga ati we bigere n'ukuntu resha turaguhaya aje ayangaya. Anyway, maze iminsi rero kuri izi mbuga nagize gutya kuri ibintu n'abantu urimo urashwana. Kasuku yaravuze ngo urashaka attention. Okay, I'm sorry, attention nagize amahirwe ndayibona, ntayirukansi inyuma ndayibona. Ntago nese nashaka indi y'ikidumba, kari cyo kintu ngende gushwa n'abantu mu myumvire y'abantu. Nka bad drama mumbwire nka attention, nabanyeneye nka bad drama niyi. Nese utazi bad drama ntago azamumenya. Bad drama niba hari ikintu kibabaza umuntu watwitse, nukuba waratwikaga kuri nivo and ukajya kubona abantu ntabwo bakigufata mu gatwiko wari ufite. Urumva biraba. Uzi ko Meddy ajya ahamagara The Ben akamubwira ati ndumva nagaruka ariko ndabuze inzira narazikinze. Yaramuhamagaye turi hamwe, aramubwira ati uzabisubiramo. Nje ndabisubiramo. Meddy yaravuze ati ngewe numva nagaruka ariko nakinze imiryango yose, sifite aho unyura. Rero bad drama nawe umeze nka Meddy. Ubu uravuga ati uyuzindutse mu gitondo ukajya kubona ibintu byagusaranye, ugahita ukubita yo post. Naye nicara kuri post nanze kuvuga bad drama, ndakuze uri emotional. Nkubita wijambo rimwe nkajya kubona kurariza abantu barambwiye ati uri kurira. Ari Franz man, uziko wafashe umwanya wo kunyiga. Uri emotional y'abantu banyababa. Uri emotional cyane, ibintu biri emotional biransaza. Buriya sinasazwa nje n'amafaranga, sinasazwa n'akazi, sinasazwa n'ibiki. Emotion wabonye ahantu mfatira muri emotion. Ukwiyahura nakwiyahura. So ibyo ngibyo rero ndumva reka nyewe nkubwiza n'ukuri. Nge hari n'ibintu mba ikibazo nkuko nabwiye ngo abantu ntabwo bajya bamenya my identity y'umuntu cyangwa bamenya amateka y'umuntu byanyabya. Abantu benshi baza amateka yanjye ntabwo bajya bakurikira ambition zanjye, bajya bakurikirana ibihe bishyashya ngiyeho bakibagirwa ibirangiye mu gakeya. Kuko impamvu mbikubwira, people they think that abantu banzi nka bad drama mu 2015 kugeza uyu munsi. Ariko ko mu 2008 nari Jakuma Locks. Nukuvuga ngo nabaye superstar. Ibi bintu ngiye kuvuga reka mbikubwire ubikora ubushakashatsi. Nabaye nukuvuga ngo wabaye ngema nabaye superstar kuva 2008. Concert nari buririmbemo zitari bushoboka. Super, yes, a superstar. Kwako that was my first day gusayininga ku mabere y'umukobwa uri kurangiza lisanse muri Université Nationale y'u Rwanda. Yari taraba ndagasukire kumva ivuge bayiciye n'ibice byinshi cyane. Iki Université Nationale. Bwa mbere gufata mat ntasinya ku mabere y'abakobwa. Bad drama niyongeye kugukunda.
you get it. Kamishi icyo gihe yari umu backup wanjye, yari niwe wandirimbaga inyuma, niwe wambekingaga. Kamishi ubimubaza, Kamishi ko namutanze nge kuri gusora indirimbo zanjye, arahindukirana none nge imbere nanjye mujye inyuma. You get it, urabyumva. Nibuka mu gitaramo twakoze i Butare, Kamishi ari umu backup wanjye, kiri mu byatumye dutandukana na Rafiki, kuko twe twari abastari baba mu nzimwe, twaga mu nzimwe kandi icyuma kimwe na sa. So Rafiki si waririmbye, bano bagatwika. Rafiki si waririmbye Remera. Oya, Rafiki coga. Okay. Yes. Remera bamwitaga Davis niwe witwaga Remera. Yari umutipe muremure disigi karasi, muheruka muri iyo myaka. So icyo nashaka kumentioninga niki, ntago showbiz cyangwa attention cyangwa ubustari ntago ari ubwejo bundi mwebwe byo muzi muri 2015 no, 2006 n'umunani Jakuma Rocks yari Jakuma Rocks, urabyumva. So nari ndi muri urwo ruganda kandi urimo none nk'umustari apana nk'undi muntu mo hagati. Nge usubize ko nabwe ko najya nkubeshya, naje gusanga nuko ne narabikunze nkabikunda nkabihatiriza, nago kuririmba nari mbizi neza pe. Nakundaga Chameleone, naririmbaga ibintu by'ibihadiko cyane n'amarege n'ibiki. Nago kuririmba bya urumva. Noneho muri ako kazi ko kuririmba mbona haje umugabo, nari ndi mu rugo numva barafiki bari kumbwira umwana ngo turi kwitegura nyine ngo tugiye gura ngo na manager ngo n'umuhungu we ngo hari ama project nyine. Manager nkumva bamwubashye cyane, ngiye guperereza tujyayo nsanga ni Muyoboke, bwari ubwa mbere mpuye na Muyoboke. Nkabona ni manager, nkabona abantu bose baramuhamagara bamwitayeho, ni uri gupanga ibintu n'iki. Navuyeho mitambwira Rafiki, nabwo rero ngewe ndi manager. So Muyoboke, so okay, basically Muyoboke inspired you. Muyoboke inspired me to become a manager, coordinating abahanzi. Nicyo yanyispirinzo, yansanze ndimo nk'umuhanzi. At the same time mfasha Rafiki, Kamishi, Clovis, twese tuvuye muri hot side turetse kubyina dutangiye guperforminga. Ndi muri ibyo ngibyo ahita mbwira atari kwe wanabishobora, mba mbona ibintu byose yo dushootinga, ibyo tugira Rafiki ikintu cyose akeneye ni wowe umenye indirimbo ze. Nambwira rero ngiye byo kurimba ubwo ndabiretse, reka tube ba manager. Naho nabereye manager kuva 2008 nari ndi muri management mvuye mu buhanzi. So umuntu kuza akabimbwira mu 2025 akumva ko arigo nkeneye kubikora cyangwa ifitiye inyota, biransaza. Ya emotion wavugaga biransaza. Wowe urumva ushaka kuba umu legend, abantu bakubahe gutyo? No, nge nyubahira ibyo nakoze, narabikoze. Urabikwiye Ibyo nakoze narabikoze. Mundeke pe, mundeke. Imba nkoze comment ku muziki wishaka kubyura nakaboze, wananiwe ibi watsinzwe. No, nkoze comment nk'abandi, nawe ngwino du commenting nk'abandi, ariko byibura twite nge mfite experience of 25 years. Ndakumva Dumba ari comment nge twa gukora ngende ku gitekerezo cyo muri 2010 na 7 kigahura n'aba bana bari muri showbiz yo mu 2020 bamaze imyaka 5 bamazemo 7-8 bakambona nk'umusazi, ariko simba n'umusazi. Ni experience mba mvugiyeho, you get it. Kuko reka nkubwire abantu nzi bancuranze, wenda ni nabyo nagiye kubwira wenda uvuga ati ukeneye attention. Impamvu nge mfite attention aka kanya iyo muvuze bad drama, bitandukanye nuko wavuga Daddy de Maximo, bitandukanye nuko wavuga Daddy Casanova, bitandukanye nuko wavuga Kerry, bitandukanye nuko wavuga Bizabu Bizbi, kandi abo bantu nge twarakoranye. Reka mubaze ikibazo. Yewe niba hari abantu nakundaga ku isi y'Imana ni ba Kerry na Nina. Narabakundaga ku buryo nabyaye umwana nkazajya mwigisha kuririmba indoro, akajya yirimba. Umwana wanjye w'imyaka 2 ikintu cyambere yabanje kuririmba yari indoro, nkazajya mfata ubu video nkabwohereza Nina. Nta muntu nzi cyara, nta muntu nzi nihiringa njyamaneje nyine yana. Noneho mu nyuma
ubuzima butera imbere biba ngombwa ko ninjira muri industry nkazajya nkora n'ibintu byabo mbipromotinga mbaho. Nina naramukundaga cyane, nabonaga ari mu bakobwa nkunda, buriya nkunda abakobwa birabura buriya sha. ako kantu ntituzagapfe, ongeraho n'ikibuno wakigoryiwe kandi bakaba ari bagufi. N'ikibuno noneho Nina Nina biba bivuyeho, Nina ntangiye kuvugana nawe. It was a dream come true. Ari ukuntu abantu bagenda bahuzagurika n'iki ntabwo nari nzi ibintu bya Nina, ariko sinzi ukuntu byanguye mu matwi ati Badrama niwe yajyaga yinjiza umubiri mu wundi n'uwa Nina. Ewana noneho mba ndashushe ngenda nkora blog, ubwo nguma nganira na Nina, turabajama Nina turahamagara ari no muri etazi n'ejo bundi hasiye nk'imyaka nk'ibiri. Nina ewana Nina yaramvugisha ngavuga ati Nina ubu ngubu agiye kugerwaho, ngiye kurira indege ngiye muri Amerika. Nina ewana naravugaga ati nzagera imbere ya Nina ni mfukame hasi musabe, niba musabira iminsi 3 ariko nzamusaba. Bamuze mistake kwa kundi umuntu yumva inkuru akayivuga, mbamuze Nina na Badrama. Nasanze message ya Nina ifite uburakari. Nina barankupiye, Nina barankatiye. Ubu ngubu Nina niyo nakwinginga yaranze, kubera naravuze ko winjiranyije umubiri mu wundi n'uwawe. Ubu Nina ewana Nina numubonera umusabira imbabazi gusa, ariko utaramusabira imbabazi ni kuko Nina mwajyaga muswerana. Turaza kuvugana muri DM, ariko ikintu nakubwira ririya tsinda buriya ni nk'ibyo byose navugaga abantu batazi uburyo nagiye nkoramo umuziki mu mbaraga nyinshi cyane. Ririya tsinda ryari rifite harimo za Badrama nyinshi cyane, ko I was behind doing a lot of work with Muyoboke. Twakoze amatuwa muri Europe, twari kumwe n'abo bahanzi bose. People they don't know. Twakoze za Burundi, twakoze za Central Africa. All of that I was in a plan. So anyway, twaje gushwana bavuga ngo nivumbuye nkora rebo yanjye ngo kugira ngo mbasenye ngo nzamura abandi bakobwa, ariko twaje guhura tubiganiraho mbabwira ko atariyo yari target, ifite izindi target. Icyo ushaka kumbwira ko behind Charly na Nina wajya gushiramo ibikeri nawe. Bro, ntago ndivuga ibintu byinshi kuri izina ni, ariko manager ni inshuti yanjye. Uwe umubajije manager live yakubwira ati Rama twabanye muri uburyo, kandi ajya bivuga ntawe ajya bihisha. Ntago wenda aza ngavuge ngo Rama yakoraga iki nkakora iki bara. We are friend kuva kuri Tom Close. Ninjye muntu wa mbere wafashe Tom Close gukora indirimbo nande na Professor J. Professor J yari ari mu nzu iwanjye muri ghetto yanjye. Ninjye wari wamwizaniye kuva i Burundi. Mfatanyije n'umanager witwaga Juste ki Burundi. Ndamuzana nshyiraho na Roriro, nshyiraho na Fara. Ubwo natangiye management imwe nakubwiraga Muyoboke amaze kunyinspiring. Nangira ama event yanjye abantu babyuka nko mu gitondo ngo ibi event byawe ngo byakora. Bro, nakoze ama event menshi dukoresha, tujya ku muhanda tugaga tukabibwira abantu, nta social media nta ki. Professor J namuzanye Kigali Petit Stade turayuzuza, i Butare muri university turahuzuza, kandi twamamaza ku munwa no ku muhanda no kumanika ibyapa n'amafishe mu masoko. You get? So icyo gihe nibwo twafashe Tom Close akora indirimbo na Professor J. So bivuze ngo Muyoboke ku bahanzi be bose twatangiye kubakoranaho kuva ku bwa Tom. Ziko nkomeje kukubaha za Bani Boys kugira ngo zibashe gukorana n'abantu nka ba YK Benda. Ubyo uzayibaze Safi muri kumwe muri Canada, umubaza ati Badi yakoze iki cyo gihe kugira ngo ibyo bintu bishoboke. Azabikubwiza ukuri. Safi n'umugabo aranyubahanda bizikanyubaha. Azayikubwira nta kintu navuga aratinda Safi kugira ngo uzamukoremo ijambo ashobora kuvuga ngo urabona Dumba kabanza agatekereza gutya akagena ajya kuvuga ijambo nawe. Rega nagerageje kuvugana nawe.
Oh my goodness. urumva So icyo gihe rero kumbe batari ibi na bintu wabaga twarakoranye ubirimo igihe kinini cyane. Badrama Sha noneho reka nkubwire nakubwira ko ikintu ngiye kukurakarira kuba warahaye abantu amafaranga ngewe nkaba ntararya ku ifaranga ryawe kandi ubu nari kuba ndi umukire iyo the main mutaza kuntera strike kuri YouTube yanjye ubu nari kuba ndi umukire ariko ibyo bintu abizi ko byambabaje kandi tugahita tuba n'inshuti icyo gihe nkanagufasha tugafashanya kugira ngo wongere uzamure n'ibindi abyibuka Dumba ko ibyo twabiganiriye nkabwira ndagufasha no gupostinga ibintu byawe no kubirayikinga no ku n'abahanzi banjye babiri postinge wongere uzamure indi cano icyo kirakemutse twarabivuganye icyo gihe waranambwiye ngo uri muri Uganda by the sirenzi n'igihugu ubamo navugaga uyu muntu ni umuntu rwose udufasha usapotinga industry umuntu icyo gihe wamamaga akanabimbwira ni Flora DJ Flora i Brussels arambwira ati bro gute mushobora gufata umuntu nka Dumba uri gupromotinga all over the world East African music mwebwe mukigira abantu badanje kuri we ndakwihamagara ubwira musaza amusori ibyabaye ibintu bya bisetinze Oromarik ni Rikiriki dore abahana hepfo muri Dallas uzamutera ibuye Rikiriki nibo namushaka Rikiriki I'm coming for you Rikiriki ngiye kumusubizaho kwa Oda Pass kubera natansaba imbabazi ndazamura Oda Pass ndamugarura Dumba reka nkubwire nzajya ngutangeho urugero abana bakunda kwamamara no kwinfluencinga n'ibiki ariko bajya babikorera mu buryo bumwe ngenzi inzira zawe ubikorera bro wakoze ikintu cyose gishobora kujya kandi muri Dumba uza muri live uzana akavuga uyu ni Dumba ariko uri gukora ibyo nta waguhaye ubufasha nta n'uwasabye ubufasha warihirinze ucahuhera ku mufuro waza umwe tubona ufite 12 urazamuka uraje ugeze ahantu urushaka wese gusora indirimbo avuga ati Dumba natabikora amudani ntago nzi ko biri bugereyo ibyo biboro ngenda byemera cyane ariko dufite indwara y'abana bo bashaka aho yicaye ataranagira n'icyaba ko ahita abanza kuvuga ati Dumba simbwa mubona hari ikintu ishoboye ku buryo ngewe ubwo bari kwamamara iyo myamamarire yo muri iki kigenyejana ntago ngiye badi njyamuzanayo umusa abantu bakwiye kubikorera oya ngewe kabisa barabizi ntabwo ni ngewe Dumba ni ngewe ubikora ni ngewe wabikoze ndacyarimo ndabikora ninapfa umuzimu wanjye uzasiga urimo urabikora ndi mubi cyane bro wa mugani wa Kasuku I'm bad we move nanjye ndi mubi cyane nk'uko ubivuze hari n'umuntu wari wabimbajije arambaza ati se uzagaruka gukora ibi n'ibi reka mbabwize ukuri muri industry y'u Rwanda ngewe sindakuramo n'amadolari inoti y'igihumbi yinjiye nk'inyungu kuva nabaho kandi maze guspendinga amarenga 500 mpase kize mu mwanya wanjye n'ibiki ibyo byanarenga oya miliyoni hari natabarika nk'ibyo miliyoni yagiye kubera industry y'u Rwanda nibyo nkubwira ko nk'izo tuba twakoraga muri Europe uzabaze muyoboke amafaranga byadukostinga guko bingana bwarugabe turi gufungura amasoko muri Europe buriya nibyo bintu njya mbwira abantu mujye mwubaha nka muyoboke tumwubahe nka muyoboke iyo mbonye abantu bari kujya Burayi none bagenda nk'imvura ndeba uburyo yapevinze ibyo bintu kugira ngo bari abakarekezi tubafatishe tubaganirize tubereke ko industry ishoboye urabyumva my friend it was really hard kuba convincing muri ubwo buryo ariko abana basigaye babyuka bakagenda bakagibura bagakora ibitaramo ibyo byose n'imbaraga zabamuyoboke tujye tubyemera Dumba wambare kuri umu influencer ugatoza aba influencer bacu kubahana kuri categories kuri buri escalier bakayuba kandi nanone ntibivuge ngo uri kuri escalier ya nyuma ngo usuzugure escalier ya mbere itangira zose zikubaho what do you think about icyo kintu ko byari cyo kinsaza muri no industry icyo kintu ubona cyashoboka ni cyashoboka ariko ngiye ibintu nk'ibyo ndabigerageza kugira ngo abantu bashyiremo ikintu cyitwa positivity apana ibintu biri negativity nubwo muba mubona ko ibintu byanyu mbikora mu buryo buri negative ariko biba at the end of the day nyuma y'umurikiranye cyane uhita ko ndi positive kubera twari twarasanze abantu ibintu babikoraga biri negative plane ikintu kiri negative umuntu ashobora kuza avuga ati turamuvuga paka abantu babyumve ko tuzazime
urumva turamuvuga paka umuntu azima, ariko jewe ngira ngo murabona ko Dumba na intention yo kuzimya umuntu nshobora kugira. Buriya nshobora no kugira n'imikimbirane n'umuntu n'amakimbirane n'umuntu cyane cyane nka kwihorera, urumva, kandi ubunaniye kabisa ntabwo ushobotse ewa ndakwihorera gusa badurama yunaniye ndigendera nta ngufu mfite ngeze ko ngira umutima, erega ngiye ngira umutima wagira ngo bafashe umutima wa Yesu bawushiramo nuko nibereyeho. ako kantu kabisa, ako kantu oya na ndabimuje ugira nta n'umurakari bwinshi ugira, ndabizi ko nanjye araho nagenda nakurakaza nawe kandakaza twakaraka, ariko ntitujya tunanirwa kuvugana, habe muri comment habe live shiduka twavuganye kandi ibintu bikagenda neza. So it's like abantu bateye gutyo ndabikunda, nanjye niko nteye buriya rwose uranyandagaza, ariko ejo mu itoro uzarebe nese yongeze i Kigali ni bande ba mbere tuba turi gusangira, uzareba ahantu mbandi ni bande nabo ngabo. Ariko Badrama barambwiye, ari umukobwa yambwiye ko Badrama araswera. Namba y'umukobwa ntushaka muvuga izina, je ntabwo nyavuga amahoro Badrama. Uvuze cyetse uvuze amazina nk'igihumbi. Badi nguhamagaye kangahe nukuvuga ngo yarabitubwiye ngo nda Badrama arasa umubiri mu wundi ati ni mubi cyane. nimwe mu mpano mfite, iyo mpano nyifite ndayifite ayisi ikora gake ko ndi busy really busy, kandi ntabwo buriya nkunda abagore, gukunda abagore like guhora mu bagore, but when I get time iyo umuntu mbona mfiringa namufirinze by myself, apana abadufiringa ni benshi, nawe ugira abo firinga n'undi akajya afiringa, ngewe ubwanjye nagufirinze nkagufatira umwanya is the umukobwa wanjye Simini Werina yarambwiye ngo abakinnyi ba pone ngo babita ngo talent. Ufite talent rero nawe. Ufite talent yo kwita ku bagore, kubafata neza, kubakorera ibyo bashaka bakishima, you know, iyo talent ndayifite. Oh yeah. I got it. Yeah, kandi ndakunda ko abagore nizo nshuti zanjye nyinshi ngiye. Ikintu nakunda ni inkundo Dumba, inkundo ntago nzikunda pe ko ziramvuna. Ndi umugabo wakuze nikorera ibintu byose, ngiye kongera muri aka gatwe gahoramo ubuhanzi bw'icyo ngiye kongeramo ng'inkundo ndatakara. Abakobwa benshi bajya banuka bakanankatira, ariko ejo bakisanga nta kundi bakagaruka bya bintu bita ngo za keya, ngo za sheri mama wararaye hoya, nakubwiye ariko iyo ngufatiye umwanya nkaguha umwanya nkabwiye ngaho ngino nkiteho yo ugize amahirwe. Ariko inkundo ngiye nkunda abantu bari free, come and we enjoy, we have fun because you need it, I need it, then keep your business, go run your business, I'll run my business. That's it, that's what I love most. Nese bado ugiye gusaza udafite umugore? Na projet yabyo mfite, ndacyafite ibintu byinshi byo gukora mu byo wambaje urambwira nawe ubwiye Dumba, ngewe nasezanye n'Imana amasezerano yanjye, ariko reka nkubwire ngewe mfite imyaka, muri icyo gihe mfite imyaka 16, nabwiye mama, nabwiye mama nzaba umunyamerika kandi ntago nzarongora, iryo jambo gutyo ntago nzarongora kuko ni mama k'umunyamerika, nzazenguruka isi yose kandi nzakora ibikorwa ibi n'ibi. Mama yankubise urushyi, ariko naka kanyabyutsa ararira, nyaka kanyabyutsa nsaba imbaza akavuga ati mwana wanjye sinzongera kurwana na ambition zawe na rimwe you get it. Aribyo njya mbabazwa n'umuntu nivuge ati bro, kuba umunyamerika byaramvunye, nabihize imyaka n'imyaka, nakoze maguyi nyinshi bro. Burangiye nabaye muri Dubai, nabaye mu Burayi imyaka myinshi abantu batazi, nabaye muri Afrika mu bihugu bitandukanye, nize za makerere njya hehe ndi gushaka ngo kwiga ibyongereza ngo nzajye muri Amerika, arizo target. Nge navuye i Kigali nishyurira makerere ngiye kwiga icyongereza, nta cyongereza twize mu myaka twize. Amashuri twize abantu barayazi, ntibakishyire ku ruhande, urabyumva. Twigishwa ba mudidari ba minisitiri bro, igifaransa kivanze n'icyongereza bituritse mu kiga isaha imwe mukakiga bro. Ntabwo twize vreme, ntabwo nakubeshya.
twigaga umubare w'amashuri yavuye mu wa mbere ajya mu wa gatandatu mu wa mbere segonderi ariko ugiye mu byo bashyiraga mu mutwe ntacyo. Ntabwo wigeze ubona umuyobozi wa polisi ari gukompereninga ngo uziko ngo abantu dufite ngo batazi no kwandika ngo amaletire asaba akazi. Ni abantu barangije muri iyo myaka, umuntu yarangiza akamanitse ariko atazi kwandika letire mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, so rero njye ko nashaka kuba muri Amerika, nashaka kuba umunyamerika. ushobora kwimagina ukuntu bingora nk'uko gusanga abantu muri komenti navuze nk'ikintu badashobora kumenya aho bigenda, aho bigana, n'aho biva n'aho bigenda. Hari umwana napostinze boro ya Keza arimo aravuga kuri ambulance, ukuntu abantu bagomba kubisa ambulance mu mihanda, ukajya kubona muri comment abantu ntabwo babyitayeho. Nk'ubu ngubu yo ndimo ndavuga hano nkavuga ibintu byo guswera na buriya ntugire ko ari iyindi mpamvu, ni ukugira ngo bakomeze batwumva. Wera tugiye kuvuga ibiganiro biri straight, biri intellectual, tuvuga ibintu bifitiye igihugu akamaro, they cannot stay here. So ngomba gushiramo abakobwa waswera cyangwa se basiteyinga bagatukana. Ubu ngomba gushyiramo abakobwa baswera n'ukuntu uzi guswera, nuko nk'uko abanyarwanda bafashe. Oh my God, ndumva uri kunyigisha utundi tungero mbafata mu tuntu tumwe na tumwe twiseri. Mureke twiga ibi, mureke tugendere ku murongo, mureke kubeshya bikaba intambara. Nimba waringa buriya ntuyibaze ko ngo iyo uvuze ibintu ngo niyo watongana ugatongana udashyizemo vibe. Urumva abanyarwanda bikundira vibe, bashaka vibe. Bari ijambo muri Uganda bavuga tuwagara vibe, urimo uratugora, twe turashaka vibe. Urumva rero urafashije. Ndabizi wenda turi buze no kureba nko kuri comment, ariko reka mvuga ibintu bibiri byari bimbabaje uyu munsi, ko nababaje abantu cyangwa bamwe n'abacanga nawe urimo mu babaye confuse n'ibiki kuri ibi boro maze iminsi postinga bijyanye n'ibyo twe turi kuganira. Wowe kuva muri ibi bihugu uri buze kunyandastandinga, wenda uzabisobanure n'abandi. Reka nkubwize ukuri. Jewe hano anyway, njyewe ndi umu BHT, ama behavior health technician. Nibyo bintu nize hano muri Amerika, nibyo nkora. Urabyumva? Ngo behavior health technician BHT, yes. And I'm a traveler, traveling all over the state. Ibitaro byose nifuza gukoraho nibyo najya gukoreraho. Every 3 months bashobora kunyoreza mu bitaro runaka, mu bitaro bitewe n'ahakenewe umu technician wa behavior muri Amerika, so muri Amerika of course, ariko nje niwanyu nakora nko muri Canada. Abanyakanada n'Abanyamerika urabizi, iyo ufite ama licenses runaka urayakoresha. Nje niwanyu nayakoresha. Ngiye iwacu ho kiretse nkoze nk'ibitaro, urumva n'abandi mu bayoboye ko birakenewe. So rero ikomereza buriya abantu bose ndumva turabasazi. Turabasazi pe zavuye uriya turabasazi, nta muntu muzima, ahubwo ibisazi birarutana. Genda ndi ku kazi, ndi boring, ndi gufata ama virus. Hari ukuntu umeeting umukiriya patient ukamufatira ibipimo, ukareba nyine buri kintu cyose, amaraso ye, ibiki uko bimeze, uko ahagaze, n'imitari ugomba gufata n'ibyo umunsi wo kugira ubashe kumenya file y'umunsi wo kuntu iraza kubihagaze, icyo gihe ushobora kugira chance mukaganira, kugira uburi no kumwongoshya kugira ngo atuze nyine umukore ibyo uri kumukorera. Iyo muganira akubwira stories zisekeje nyine hari usanga agahita akubwira ko ngo njyewe ngo ama God myself, ngo abantu ngo banziza ko njye ndi Imana. Kamaza why are you here? Ngo nyine ngo abantu ko ndi Imana. Muri make umuntu ashobora kuvuga ko muri make umuntu ashobora kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ukavuga ko ukora mu basazi. Oya ntago ari mu basazi ko mute muri behaviors ariko izina twari sobanura. Yes, kugira abantu inama bafite ibibazo mu mutwe, imitekerereze itagenda neza n'ibiki, ariko ntago bari abasazi ba burundu badashobora kugaruka ku murongo, ahubwo byavuye mu mitekerereze bakabehavinga noneho mu buryo buri aggressive, cyangwa se bushobora no gutuma nabo ubwabo banakwigirira nabi. You know what I mean? So abo bantu rero ushobora gusangamo abadogiteri, abapiloti, abayobozi, abakene, uwo ari we wese. Ndi mu kazi rero umwe tuba turaganira
gutya abarebye hanze abona ngo you see ngo they are coming for me. Nabwira who are they coming to you? Ngo media ntabwo media urumva noneho avuze ku bintu nzi ngo media nabwira media nabaza why kubera iki media ikujeho ngo ngo I'm the next big superstar of Hollywood ariko ngo bakeneye amakuru ngo narayabimye ngo kubera ko ngo the media is fake, is worse, is stupid, is a motherfucking god in this country, this media arabimbwira ngiye nkaseka okay, so what are you gonna do in Hollywood? You gonna be an actor? You gonna be a this and this or what? I'm going to go, man, go, go, me, I can changing everything. I shut down in Hollywood. I started the new things. Naganira. Abaye kwiga ndavuga ariko aba bantu wa mugani bro naje kureba mu buzima busanzwe n'abantu nagiye mbana nabo ntariga bino biboro nagiye mbana nabo bakakubwira ibintu nk'ibyo ukajya ngo ni motivation cyangwa ni courage cyangwa ni biki ariko burya nabo babaga barwaye ariko tutabizi ndangije fata telefone gutya ndabitayipinga ndabyandika ndangije nahise nanabipostinga nanumbajije ndabipostinga uzi cyakurikiyeho kureba reaction z'abantu actually abantu babanze bambabarire kuko nabakoreyeho test nanjye ntanabitekerejeho cyane kari test cyari ubushakashatsi ariko nyuma nahise niyo mpamvu nashyizeho n'iya kabiri none ndavuga okay, so uyu muntu ubundi twiyakubwiye ikintu nk'icyo uramwegera ukamwumva ukanaganira nawe ukanamwereka ko bishoboka ariko ukamwereka inzira bishobokamo. Nkanjye nta nzira yindi nakwereka nakubwira ni rero when you behave ukitwara neza bikagenda neza ugafata imiti yawe ukagenda neza hano uzahasohoka umuntu ugiye Hollywood ukora ibyo biboro uburyo ubumuvuye ubanza ukamwereka k'ikingenzi ari ukava aho ngaho urabyumva none agiye bipostinze none mbona barenze wa wundi ese ndavuga okay mbaye ndi umusazi koko mbaye koko ndwaye aba bantu bandokora cyangwa ahubwo batuma nanapfa burundu urabyumva ndatuza the next day njya ku kazi ngeze ku kazi bya iminsi 2 nejo mbipostinga n'undi nari ndi ku kazi ndaranda ndavuga sha uyu munsi ntago mbipostinga ahubwo reka mbwira abantu ibyo ndimo mbwire aho talk to you tomorrow undi abaranda mwese bite wowe we yari mushyashya ngiye kumwa kuri liste no kumukorera ibizana ndamureba kuri hano ngo ngo we are bitch, we are killer, we are demon, we are ambwira ibyo byose ni ibyo nibyo bidutunze kubindaya kuba bicanyi no kubanga imbara abajura scammers bo bakoresha scammer kuba scammer ngo nibiki ngo songo these people ngo they don't want me ngo that's why they bring me here, they try to find people tell them that I'm crazy ntabwo biba byoroshye muri Amerika bro dude buriya ntabwo ari muri Amerika I swear kuko bano bantu urabona nka Ndera buriya rega ntabwo urabona se nk'umuntu ari ashobora kuba ari n'umuyobozi cyangwa w'ikigo gikomeye runaka ariko yaranyuzeho Indera subizi ko bibaho bivuze ngo ntabwo abana none ni uburwayi bubaho umuntu atwitinga bugaki nkanjye bijyanye n'ubwenge mfite banjyanye Ndera bansanga ndi umusazi cyane birashoboka jewe banjyanye Ndera basikora bakabona kuri muzima nta kuntu ushobora kuba ndi muzima ngewe banshije bantwaye Ndera bakampima bangumana ni ukuri bro uko we yarambwiye ngo we ngatunzwe no kuba indaya akaba umwicanyi akaba umusikama akayibiki none ntago indaya z'abagabo narinzi ndamase indaya kandi uri umugabo ngo ngo men ngo don't you know bitch men of bitches ahubwo ako kazi ndashaka kujya kumenya aho kaba hari abantu bikeneye kwikora akazi nk'aho kandi bakanagahemberwa nari indaya z'abagabo you know what I mean yaman
bro badi abakoboyi barantutse ndavuga ariko se aba bakoboyi uzi ko nabo disi twese turi abasazi ari njye ubipostinze nkoze ibintu by'ubusazi aribo bari gukomentinga ibi nabo ni abasazi kuko bakanavuze ati se ubundi badi what's wrong bakanakubaza bakanakubwira ibi n'ibi anyway kanyuzemo ariko ni ibintu njye nakoze mbikora no kureba bihuye n'akazi nari ndimo n'ibyo nari ndimo na mudu nari ndimo naravuga reka okay that's why dufite social media reka mbishye ubundi ibintu nk'umuntu abavuze abibwiye undi muntu utamuzi yamubona ati yamubona nk'umuntu muzima stili icya yamubona nk'umusazi no igisubizo nuko hari umuntu ubibona kuri muzima cyangwa se akakubona ko ahubwo akagutuka kuri uri muzima ahubwo akagutuka kuri umusazi ugete ubundi complete igisubizo cyo ati uyu ni umusazi ntago natukana n'umusazi cyangwa ngome uyu ibintu navuze biri mu bwenge buke cyangwa biri mu busazi cyangwa se ibi bintu making a sense se tubivugeho cyangwa tumubazo anyway that was it yewe bro mu mutwe wanjye hiberamo guhanga no gucreatinga none ikindi kintu abantu bagomba kumenya nibyo ndumva nako nakubwire abantu banzi nk'ibyo bintu nahoze ngusobanurira ngo umushoramari buriya rimwe na rimwe nta nubwo nge bijya binshimisha hano banyita ngo umushoramari no nge narwaniriye entertainment as a creator not as an investor kuko twakoranye na ba Magi wenda nk'urugero for promotion niyo company ya mbere twatunze ba Bubu bakibyina nabo kuko Bubu yaragiye ari cyo genda muzi yarari mu Rwanda yarakibyina yakimuri ku family urabyumva for promotion niwo abantu bateguraga ibitaramo bikomeye cyane mu Rwanda niwe wazanaga ibitaramo noneho tugira amahirwe uriya mugore nyirayo Magi niwe watumanagingaga nka hot side urabyumva so those people need aba investor muri showbiz ntago nshobora kwifata ngo niyite just umu investor no I detecting impano kuko nzi n'uburyo nazibona nta mu investor nese ugira ngo Bubu yabasha kudetecting impano nta kintu byanamumarira ntihanabikora ntiyabibonera n'umwanya ese mbwira bad Queen cha buriya Queen cha ibye nibite Queen cha nawe ari umugore wawe yari umuhanzi wanjye na Marina na Marina n'umuhanzi wanjye urabizi ariko ibivuga urabizi Marina we ndabizi ko yari Marina kabisa Marina we naramubajije arambwiye ati badi nta turu yansabye badi niki ariko Queen cha ntago byarangiriye aho Queen cha yampano ariko ibyamaye nabyo warabivivuye okay basi tubanze dukureho kimwe ibyamaye nabyo nanjye nongera mbisubiremo no wakibajijemo hano hasi ndongera mbisubiremo imbere y'Imana yo mu ijuru Marina n'uyu munota mbona none yanabaye n'icyuki ntacyo hahinduka mu mutima wanjye n'umuntu twahuye turihuriza mufata nk'umwana wanjye w'umukobwa buri hari ukuntu ajyaga kungana n'akana kanye kagabwa njye mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 15 right now so yagendanaga na Marina niyo Marina musyaga mu modoka nkamutwara iwanjye stili baga ari kumwe n'undi mwana nkamafata ku ishuri nkabajyana mu rugo akara ahubwo nge nkaba nifite nk'icyana cyanjye nimanukane hari genda bajyanaga nk'iwanje mu Ruhengeri urumva ifatira nk'icyana cyanjye nkagikubita imbere muri Range Rover tugafatiraho twimanukira twigira Musanze tukarya show abana nabo bari kugisoza nubwo wahombye ugomba nibura kuntamo nk'ibihumbi nka 2 Range Rover uvuga Range Rover urazizi urimo urambwira ubuzima nahombye Ndumva niyo mpamvu nkubwira ngo njye kwa muri Amerika nta buzima njye nahombye muri Afrika natwaye imodoka zose zibaho zishoboka nifuzaga gutwara kuva kuri Mercedes V8 Range Rover kugera ku sport cars narikoze so igihe cyajya navuga ni rero nkeneye kujya gufata buriya bwene gihugu kuko ubwene gihugu niyo finali y'ubuzima nge kwisi niko mbibona utabyemera nkanjye ubwo yemerereye nicyo kintu cyanyuma mba numva nakwakiza erega butuma turanyaruka kugira ngo tugere turangize ngewe nigendere kubera ubu ngubu ngomba nanjye ari cyana kintegereje mu cyumba urumva tugomba kurangizanya kugira ngo nanjye nuko nawe nuko erega ngiye nambaye iswime do nari mvuye koga kirigambye wowe wanatangiye no kunywa na twatunini n'akanini bagashizemo se tayari ndashaka gusubira
ku ituru ya kabiri ariko nifo kuba Marina turamuvivu yavuyeho winica ko wishima mu ruharo udafite. Reka abantu babwiza ukuri. Queensha iyo ngira amahirwe cyakabinyemerera nari no kumugira umugore ahubwo ari we muntu wenyine ku isi ushobora kuba narifuje kuvuga ngo uyu muntu amugira umugore, ariko ntibishoboke ntibinabeho. Dukora akazi nyine she is too professional. Ngira ngo wenda nabyo byatumye nanjye murarikira I don't know, kuko we namubonye ari umukobwa mukuru ufite responsibility wiyita wize. Mane namubonye ari umwana ahubwo ari njyewe umutransforminga kuba mukuru. Ni njye wamukoze buri mu myambarire, imivugire, imigendere, uko wakwitwara muri societe, ibyo wakora ibyo utakora. Aho training ariko Queensha byari bicuritse, ahubwo Queensha we nanjye ubwanye yarangayidingaga. No Rama, you are the CEO, you just need to look like this, you just need to do this, you just ntukeneye kuvuga ibingibi kuri mikoro, ntukeneye kuvuga ibingibi, you know. That was Queensha. Noneho bigera ku rwego nanjye ahubwo numva mugiriye irari, like numva kabisa niyo abantu bamuvugishaga turi nko kuri stage narababaraga, ntago nakubeshya, narababaraga numva sinshaka kujya nagaragara mu bantu sometimes, but we did nothing. Ntabwo igihe kigeze kigera ukamusaba cyangwa ukamusaba n'urukundo. Safi wari uri hariya yagucamo kabiri mu bintu byatumye mwubaha cyane. Ni Safi akunda uriya mukobwa, ni mushiki we Roye, urabizi Mbarikazi niyo aramuprotectinga ku rwego rwa nyuma. Iyo nkora iryo kosa nari kurangiza kampani yose, nari kuyishyira hasi. Nubwo nari mbizi twe tuza amakontra dufite kakananu batajya bamenya ngo bakajya ngo wenda hari icyumu yapfuye n'uyu n'icyo yapfuye n'uyu. Safi twese twari tubizi, tuzi produire ariho, twari tuyizi, diruye twari tuyizi. Queensha diruye twari tuyizi, umuntu tse tuzi diruye twe tuzi ko twese tugomba gusiga mu muziki akawukora agasiga naduhagarariye yari Marina. We niwe wari umwana cyane muri twe, anabikunze anabizi kuturusha. Ko Marina nimbwanga abizi kuturusha, Marina jewe vraiment va ku bindi byose ugeda ku rurimi kwijwi riva mu hano. No umuhanzi wa Mukaritasi afite ijwi ryiza Marina. Ibindi byo rwose ntubimbaze, ariko yabashe kukuhuhira muri mikoro, yabonye ibyo akeneye byose, akabona umwanya, akabona direction, akabona ibiki. Marina yakora ibintu nabari hana bajya akiruka akavuga ati we who's that. Ejo twaravuganye na Marina ndamubwira kubera ijwi rye ndashaka ko azampa ituri imwe numva ukuntu ashobora kuba niha. Ntuzandongorera kana pe kandi unabikora ntuzabi. Yabyemeye Marina wanjye. Cyo reka nkubwire ibanga rya Marina, reka muvuge ihangane. Ibanga rya Marina nari nzi ko ngakunda gusomana reka adakunda kuryama, ntabwo akunda abahungu pe. Ntabwo akunda abahungu. Buriya yagize boyfriend birantungura, biranambabaza, turanaserera. Niko kariya niko kamwishe, kariya gahungu niko kamwishe. Niba bakita ngo niba ari Wemba muzika na Wemba naka yivamu noneho ejo bundi karaje ibi ni imbivuga Marina aranyica arambaga. Reka mbivuge Marina n'ubundi natuza umvomera n'ituri uzayinyima ndabizi. Urumva hari agakobwa kari aho ngaho bakita gute, agakobwa kari aho ngaho kaguma kajya kuri kita iva muzika abara agasimbukiye. Ako gakobwa nari narakaboneye umukire agashyiramo ibikira gatangira gusa neza, ubundi nagasanze kari uruzibo. Nahita nka umukire agashyiramo gatangira gusa neza, kararya karabyibuha, kagira ibere, kagira amata, kagira iki, iva muzika baragasimbukiye. Kubita gakubita amaturu. None se mbere ya Marina se ngo bagize ngo baha Marina aranyica Marina we. Oya ngwishye. Urumva kara arangije
arangije kugakubita amatura nyine bari bashwanye na Marina, ari ukuntu bajyaga bashwana na Marina bagasubirana bagasubirana. Sasa Marina afite inshuti ze, niba ari n'abafana niba ari n'inshuti ze, bo bari babizi ko Marina ashwana n'ako gahungu bagahita basubirana. So Uiva Muzika abayinjiriye aka kabebi, abakariye amatura. Noneho inshuti ze zitangira kumenya ko Uiva Muzika yaretse Marina ari kumwe n'aka gakobwa. Aka gakobwa niba mushaka ko nkababwira murama amafaranga, njye ntabwo nyakora ibintu by'ubuntu. Urumva igihe murayampamba mubabwira ati nka posting. Urumva Uiva Muzika bashuti ba Marina babamenye ko ako gakobwa karimo kararya umugabo wa Marina, ariko Marina barashwanye. Noneho ko bo bari bazi ko Uiva Muzika azagaruka kwa Marina cyabongere basubirane, ngo bakobwa baje nk'abakobwa nka 5 ngo bagenda bataka ko gakobwa shaho bagasanze mu kabari. Ewana ufashe ishati, ufashe ijipo, hurutura ngo bakubisa agakobwa. Kuva n'uwo munsi agakobwa Uiva Muzika yaragarutse agakobwa karamubwira ati ndakwinginze umudebane witwa Marina n'itsinda, ndakwinginze sinshaka kongera kukubona imbere yanjye. Ejo nibwo narimo nahamagara Marina. Ejo numvise ibi bintu bya Yampano na Marina, ndamuhamagara mpita nyine tuganira ku bintu bya Yampano. Arambwira ati Yampano ntabwo nzi uwo ari we, ati indirimbo banyohereje muri studio Yampano ntabwo nzi. Ndamubwira ati basi mbwira abo mukobwa ko abantu bari barakubita, bari barateza akavuyo ku mihanda kubera wowe ngo bagutwariye umugabo bitugana. Arambwira ati inshuti zanjye genda uzishake. Yabyihakanye nabyo. Marina buri kintu cyose aracyihakana, n'ikibuno aracyihakanye. Nukuri kw'Imana Marina nta kintu kimwe yemera ko yagikoze. Ndamukumbuye uramureze. Narambwe Marina yaramamagaye arimo arashirisha ikibuno. Ngo Dumba ndarwaye. Karwaye nanjye ndwaye, n'ukuntu mbikora ndavuga none ndapfuye. Ndarwaye. Ndabaza turwaye iki? Ngo ndwaye umushwiza, ngo ni muri Nigeria, ngo meze nabi. Ndambwira mfata post ndavuga ati abantu b'Abanyarwanda bari muri Nigeria, Mariane ari muri Nigeria, aragize anyohereza n'amafoto. Hano hari akaboro, hari ububori we babazi bibuno basiga ububori inyuma hano gutya tu, ubuntu bwabo juice babaha ubwo babagira ngira gutya. Noneho Marina mbanda papier, abantu baraza ngo se Marina ngo meze gute, ngo Marina Abanyarwanda bari muri Nigeria batanya kuhamagara ngo Dumba, ngo Marina Nigeria ngo duhe nimero ya Marina. Noneho naje gukubita iyo boro, ndamuhamagara yanga kongera ikirara, ndamuhamagara yanga kongera kunyitaba. Umukobwa yanjye umureka ujye umubabara. Abakobwa noneho bakoze ikibuno baramamagaye. Urabizi ibisire byo muri Nigeria nawe byakorewe ibuno kuri Same Doctor, biba biramamagaye bizeka ngo Dumba ngo twari tuze kuba mu mahanga, ngo twari tuze ko Dumba ngo subwenge, ngo gute mushaka ko ngo iyo niye malaria bandi y'uburyo nari kuri koro n'abakobwa nka 5 bakoze ibibuno barimo barambwira ngo ngo shango twateze kuri umwe influencer mugira n'ikintu cyiza nahamagaye Marina yanze kongera. Shanti Rutayisire ndagusuje mushitsi wanjye, umukecuru ari kujya umumenya Shanti. Rutayisire Chantal. Abakecuru se batama amafaranga, bashaka yiki bazajya mu mafaranga abantu. Uyu mukobwa ngo ni Rutayisire yankoreye ibintu mu buzima. Ndavuga yes. Yaramfashije muri business yanjye Dumba, yari wa mukobwa ukomanga umuryango wose ushoboka muri Kigali. Urumva rero wa business yanjyanye muri za Berere, yanjyana muri za Score.
buri uko mubonye atuye Houston by the way ndamukumbuye nzamusura nimusura nzamukubwirira iki ngo niki yakwimye amafaranga azayaguha arayafite afite njyewe amafaranga ubu ngubu nivo ngezeho rero Badrama reka nyikubwire nivo ngezeho ni nivo yo kuvugana n'abakire batanga amafaranga bavuga ati Dumba thank you akazi ukoze ni kanini for the showbiz thank you that represented mu mahanga Dumba thank you ubu ibi bintu by'inzererezi byo kuvugana n'abantu ba Coach Gael Coach Gael wabonye ko birimo biranga nago okay Coach Gael nk'umuntu wabikiyemo avuga kandi nturya ijambo ntabwo ugize wabonye ko Coach Gael birimo biranga reka nkubwire ibya Coach Gael nabimubwiye turi kumwe i Kigali nabimubwiye turi hano muri Amerika tumaze guhura reka dukora dusetting meeting tugahura tukaganira kuri ibi biboro urabyumva turahura twahuriye muri Amerika inshuro ebyiri durira mu Rwanda inshuro imwe turi kuganira kuri ibyo biboro akiri mushyashya icyo namubwire ntago agomba gucika intege cyangwa n'ibiki nanone ntawe umuntu nshaka kuzamushinga cyangwa kumwiruka inyuma ngo ntabwo gukora ibi ntabwo industry yacu igira limite neza Coach Gael afite amafaranga bro imba ari umuntu ushobora kwinjiza amafaranga menshi nzi Gael abamo mu bantu ba hafi nzi nshobora kuvugana nabo afite banditse amazina muri Amerika afite amakampani ananinga fresh ameze neza ariko iriya industry imeze nko kumena muri toilette harya zijya zuzura ntuko kumena muri ntago washyiramo ugashyiramo uko ari ubundi bugome suko ari ibiki bifite limite udashobora kurenza waba warabyize waba ufite mu konti zitarangira nta kintu byamara Gael niyo yakora imyaka 10 nta kintu yahindura telling you this nta kintu yahindura kuhageze ahageze naho mu rwego rwe kandi ibyo yakoze ni birenze ufata umuhanzi ukamuna muri breakfast show ukabona umuhanzi ya premier inze Nigeria ukabona umuhanzi yakoze ibiki so industry y'u Rwanda burya ibirangiye nta kindi yakora none akora iki Gael nta kintu ari bukore nuko kwicara akajya bireba gutya gusa tu umutuka kamutuka ubundi akifashiriza abantu imbajya bafasha simbizi ko ngiye nicyo nakoraga bro yarafashaga abantu twigeze kujya muri Guma nyango ninjye wari wishyuye buri muntu wese wari uri muri Guma cyadisi nabyibuka ni yanyuma bro uzi kujya muri Guma ugasanga abahanzi ngo bagomba gutorwa bisaba amafaranga kujyamo nabyo bisaba amafaranga kujya witegure wangaje ibiki ntabwo ibyo bintu nabibonaga bikanagereka n'abantu turirwana turagendana turajya ku mastage amwe n'usi umuhanzi wanjye asa neza abandi basa nabi hawo ngo muri Guma ngo mwageze ahantu ngo mutangira no kugura umukungugu kugira ngo uvumuke ngo arafatika boy ari wuzanira mu mifuko y'intuza ariko sha mwarakoze kweri ibyo byose byarakorwaga neze tubihakane ivumbi twarariguraga imifuniko ya byerika uzi imifuniko naguriye Christopher ngo mwaguze ivumbi ngo ku buryo ngo hagiyeho nk'umuhanzi wawe ngo abantu bahita bagira guti ivumbi bakarikira hejuru bakavuga ati no muhanzi niwe utwika kabisa muri showbiz no bintu bitangaje kugura ivumbi ibyapa abanyonzi abakanishi kiza sinema ibyo biboro noneho ya mafaranga ya bado wavugaga narebaga umuntu akabyinira ku ivumbi mpaka ritumutse bro akeneye amafaranga atarenze akakaroti ka 500 ko mu Rwanda amureba nkavuga nshuti yanjye fata ahubwo 50 wakoze tuzagaruka ibyumba nyuma y'imyaka 2 so nta kibazo kuba nagusigira 50 umuntu yabyirinye ivumbi rigatumuka irindi bakarizana mu bikapu nk'uko bivuga mu mashashi bagacunga amajyajyo urumva icyo nshaka rero kukubwira Coach Gael abireke cyangwa akomeze no icyo namubwira kureka ni ukulimitating amafaranga abijyamo kumenya strategy kuko ritani yo nabimubwiye kuva day one you cannot get a return imbu targeting a return no you cannot ariko kabisaba iriya showbiz umuntu wese watunze rebo mu Rwanda usibye zazindi zo mu mifuka jya umenya ko ari umumiliyoneri kuko utari umumiliyoneri nta nubwo wamara icyumweru just one week hari abana n'amanegingaga ndababwira ati mwebwe niyo nabareka iminsi 3 bihita bigaragara muhita muzima baravuga ati aya exactly
baravuga toya ngo twebwe ngo tumaze kumenya ngo ndagenda ngo babwire ubu abantu bamaze no kwibagirwa amazina yabo. ntabwo bishoboka. Industry yacu ni ya mbere yoroshye kugira ngo ibemo umusitari, ariko ikaba iya mbere kugira ngo ubimaintayininge. ikaba igoye kugira ngo ubimaintayininge. Ntibibaho uba umumiliyoneri, uba umuhanzi w'igitangaza. ubundi nko mu bihugu biba bitangaje, abahanzi tuvuge dufite nk'aba Bruce Melody, abahanzi nk'aba Kenny, hari abahanzi baba bafite bwa buhanga bwo ku rwego rwo hejuru ku buryo nyine aba agomba kuba hariya forever, ariko iwacu ntabwo bishoboka. Ariko Meddy na The Ben barabikoze. Bafashe 10 years yo kubanza gusetinga icyo nakwita gusetinga standards. Iriya standards bafite arega nka Ben. Ejo bundi nari ndi kumwe na The Ben. Arambwira ati Dumba ngeze ku rwego abantu bampa amafaranga yo guperforminga ndi mugisha wararaga muri ghetto nkumva ndimo ndabasikaminga. Yes. Arambwira ati jewe abantu mbabwira amafaranga, of course amafaranga ajyanye na The Ben, iyo amafaranga 20,000 of course ajyanye na The Ben, ariko yewe ukuntu niyizi nka The Ben n'ukuntu twamaze igihe dukora tutayibona mita numva nimo ndiba abantu. Arambwira ati ndakariye na Meddy cyane kuba iki gihe atarimo arasarura. Ariko ndamubwira ati rero ntabwo buri murasikaminga abantu, ndashaka kubera baba bahungu bakoreye imyaka igeze kuri 12 batabona amafaranga. Oya ndabiza rega buriya nka Ben, ubushuti bwanjye nawe ahantu bwubakiye urabona akora amaso ku maso. Urumva Ben twarakuranye, twakinaga umupira, twinjira no mu studio twabitangiriye rimwe, ariko noneho ngewe buriya kuva kera nyine nakuze ndibandi, nge natangiye gutwara imodoka ndi muto, nibaga imodoka ndi muto. Noneho hano twabataga Kicukiro hariya iwacu ku mafi, hari ukuntu hari imiyenzi icucamye n'ibiki none mubitanamo na Ben nijoro nabwa umusa kuba zakunigiramo hano atuzi ibyabaye bad. Nabonye studio, wabonye studio ini ati ni uvuye ni nabwa rero kuva abonye studio ntago wazongera kugenda n'amaguru. Ngenda niba imodoka nze gufata tugende dukora iyo ndirimbo tuyitahane mu modoka ko CD izanyagirwa n'inyagirwa indirimbo yibure. Bro kiragiye iriya myaka CD yo nyagirwaga waburaga indirimbo yose. Hari n'icyo wajyaga kwa producer ugasanga gatavuga ngo cyaje turi kubaninga ngo umuriro wagiye ngo n'indirimbo irasibama. Bavuye kuri aba bahungu. Ariko rero ubu Ben hari nk'indirimbo atajya perform, mwambwe ati Ben indirimbo ari indirimbo atajya perform, ngo izi ndirimbo yitwa Vazi. Nambwe ati Ben shira indirimbo Vazi kuri catalogue ati sinshobora kuyishiraho. Shira indirimbo Vazi kuri catalogue ati sinshobora kuyishiraho. Hati kubera iki? Ari icyarara banza arambuza rero umunsi umwe ndamubwiye ati Ben indirimbo utayishiraho nanjye ndigena. Buriya The Ben niba ari umuntu yumva ko kwisa ari important mu buzima ningewe. Ku buryo kiba ndibaza ko kiba kirimo no kukiramfera n'igifeze nyine. None cyakuranyi ndayishiraho. Maze ndamamaga cyangwa ngo urabizi indirimbo ngo Vazi impamvu nayishiraho ati narakunguye. Ntambwe yase kurongorwa bifatiraho no kurongora ambwe ati kirambwa ngo hari umukobwa najyaga nswera. Ndozajya usenya ingo z'abandi bamugiye. Ngo none ngo namucumitaga ngo arimo aravuga ngo Vazi ngo komsa ngo nuseke nanjye nuko nasetse. No. Ngo Vazi ngo komsa ngo j'adore ngo Vazi. Nashira amasaba twumve. Uzi ikintu ngiye gukora, ndamutumira muri Phoenix ayituririmbire. Ndamutumira ngiye muri show yanjye mu bwino ngiye ndashaka Vazi. Ntashobora ndaguha umva Ben niyemera akaririmba Vazi. Nzaguha igihumbi cy'amadolari. Nukuri kw'Imana Ben naririmba. Erega ngiye nukumvuga ibintu byanjye. Rero ngiye ibintu byanjye bimeze nko kubesha byose, ariko byose bari ukuri. Menye unabesha wambugiye. Nukuri.
wowe muzamubaze ati Dumba ibyo Eh, yavuze nibyo cyangwa arabeshya. okay, nzamubaza Azakubwira ati nzamubaza. nibyo ariko nimubifate nk'ukuri mu byihorere. Nzamubaza, iriya ndirimbo ni nziza cyane Vazi. Anyway, the Ben is good, is doing good. Ben bagize amahirwe menshi cyane akomeye, babashije gukorera muri analogue banahinguka muri digital, none bayihingukamo bavuye muri digital indani. Ntabwo akuye buri ibi bihugu icyo impamvu tubikunda birigisha cyane, revo bikwigishirizaho n'uburyo ushobora guhindura game iyo ariyo yose. Niyo mpamvu umuntu ava i Butare muri kaminuza akaza no kurangiza muri kaminuza ya hano, you see, bikaba ari bwo ashobora gutagakorera menshi cyangwa akamenya byinshi n'igihugu kikumva ko hari ibindi bintu yongereye mu mutwe wiwe, you know what I mean? So ba Ben kuba barabaye hano 10 years, ureba noneho ibiri mu gihugu ibyo abantu bari gukora. Nk'urugero nkanjye ngarutse mu gihugu gukora mu muziki, nubwo nzi ko bihomba cyane biriya bya management n'ibiki, ariko hari strategy nyinshi cyane ubu mfite nshobora gukoresha zikagira inyungu kubo ndi gufasha n'inyungu kuri njyewe direct. Urabibona? So niyo mahirwe y'ibyo bintu babaye. None ikindi cyabayemo nuko muri ya transition bakoze iriya myaka barafasha abantu babashyira mu kagunira, abantu bakunze bari abahungu handi bafungura amarangamutima yabo ya nyuma. Noneho bari n'abana, muri make ibintu byari bigenda neza, banagenda bakunzwe, kandi nyuma yo kugenda they never do wrong, they never do any mistake. Bazi kwitanga. Buri muntu wese yarayibonye ko Meddy niwe yavuze ngo bashyize concert kuri Petit Stade, ngo noneho ngo ari hafi arimo avuze nk'isaha kugenda guperforminga gutya, ngo nawe ahita agenda. hari ukuntu bajyaga umuntu yagendaga agaca nk'aho ngaho mu migina akagenda kugura nk'udusitire ahantu gutya mu kaduka ze, ngo arimo aracyaho ngaho kuri Stade Amahoro kuri main gate, asanga abantu baruzuye barimo barinjira muri ntuzi. Urumva ngo we yibaza ko ngo abantu barimo barinjira ngo bagiye kureba match, kumbe bagiye kureba we. Reka ubwire story itangaje icyo gihe, ahubwo icyo gihe bari banamubuze manager Muyoboke niwe wagiye kumushaka mu rugo asanga ari gukina bya biboro bya PlayStation. Biriya rero iyo utazi kubikina ntabwo ushobora gukiringa natwe. Iyo utazi gukina PlayStation ntabwo dukiringana. Nukuri nuko dukora. Iyo concert ndayibuka, umungu twaranamubuze, bajya kumushaka iwabo, Muyoboke niwe wagiye ajya kumuzana iwabo. We yumvaga ari ibintu bya ngo baje hehe, ngo baje kureba umupira. Yarazi ko bagiye kureba umupira. Nukuri Mr. Karamata ntabwo yigeze amenya ko yabaye Akaramata, ntabwo yigeze amenya ko yabaye ikibazo mu mitwe y'abantu. Nabo baratungurwa, urumva baratungurwa kubona abanyarwanda babakunda urukundo rungana kuriya. Urumva abanyarwanda turi abantu basanzwe. Niyo mpamvu iyo ubaye umusitari mu Rwanda ugashaka kwigira umuntu w'igihanganye nk'aho utari umuntu, abanyarwanda bahita bagusubiza muri press yabo. Bro, I swear ibyo uvuze niko menya bimeze, niko bimeze, kuko nanone urukundo rwa Meddy na The Ben bajye bicara barushimira Imana. Nimbo bantu naba narabonye bakunzwe n'abanyarwanda kuryo uzakinira ku mitwe yabo cyangwa gukinira mu nzira zabo, bizamuvuna, azabisigamo amaraso, ko bari abahungu abantu barabakunda. Uwa gatatu rero, kandi nanjye natwe twitwara turabakunda, uwa gatatu bagiye gukunda kuri urwo rwego uramuzi ni njyewe. ngaho mangi 30 rero bagiye kumukundira, bakavuga ati umuhungu wacu Dumba uzadukorera iki? wowe uzababaze. Njyewe baguma babimisha, nyine njyewe impamvu babimisha nuko mfite ikinwa kirekire ndavuga cyane, ariko iyo mpuye nabo barabinyereka ubona bite Dumba bikobwa kwemera Dumba, kandi batabikagurira. Mama bona Bruce Melody bamushinyagurira nkagati mubaye iki mwagiye mumubwiza ukuri nkuko mu nkunda.
rero abanyarwanda abahanzi kugira ngo ubane nabo bagukunde urwo rwego ugomba kuba umuntu ukabereka ko uri umuntu wa buri munsi kandi ukaba ushobora kwerekana gucisha make. Rega abanyarwanda nta kibazo bafite ibi ngibi mujya mubona. Uzi ko abanyarwanda nge ntukana ariko babizi ko ndi umuntu ucisha bugufi. Ndatukana ariko abanyarwanda bazi kubinsomamo bakavuga ati uriya muniga nubwo atukana hari ukuntu acisha bugufi, biramugaragaraho gucisha bugufi kandi wabura nanjye ugasanga ari uko nimereye. aho abanyarwanda byo kubiyemera ugashaka kwishyira hejuru bakuzana hasi ntago bakureka ngo bagereze iyo nzira kandi icyo nanjye nakibashimira kabisa, ni sawa cyane. Icyo urakibashimira nanga umuntu wiyemera icyo urakibashimira icyo nakibashimira, nanga umuntu wiyemera bro, nanga umuntu wiyemera, nanga umuntu ushaka kumva ko azabaho uko abandi bavuyeho, nanga umuntu ushaka kumva ko ahari nta wundi uzahagera. How bro?